gitondo cyiza kuri uyu munsi turimo twegereza gusoza ukwezi kwa mbere umwaka wa 2022. Ikiganiro tumaze kugenda tumenyera kuko ngo tumaze kukigezwaho mu minsi irenga hari 3 romate niko twahisemo kucyita, kuko ni ijambo rya mu gitondo rigufiya rituma mwirirwa muguwe neza kandi rigatuma mwirirwa mwumva muri mu busabane n'Imana. Iki gitondo rero nifuza ko mbere yuko tuganira ijambo twateguye tubanza dusenge dushima Imana. Mana, turagushimiye cyane ko waduhaye igitondo cyiza cy'umugisha, ukatugirira neza tukabyuka turi bazima. Mana, uhabwe icyubahiro. Tweretse iki gitondo cyiza cy'umugisha duhaye kugira ngo ijambo ryawe rituyobore, ritugeze mu bwiza bwawe, urutegurire umunsi kandi uturinde impande zose kugira ngo umubisha abure aho anyura, kandi dukomeze dusabana nawe. Udurabane natwe muri ijambo rya mu gitondo, kandi ibyiza byose utegure muri ijambo tubigabane mu izina rya Yesu Kristo, amen. Urakoze cyane. Uyu munsi turasoma Luka ibice 19 duhere ku murongo waho wa mbere. Aravuga inkuru ya Yezu na Zakayo. Ndimo ndakoresha Bibiliya ijambo ry'Imana niyo nabonye hafi, ariko message nayo irimo nta kibazo. Yesu agera mu mujyi wa Yeriko, arawambukiranya, aza umugabo w'umukire witwaga Zakayo, wari umukuru w'abasoresha. Ashaka kureba Yesu ntiyabishobora kubera ko yari mugufi kandi abantu ari benshi. Ariruka abacaho, yurira umuvumu wari aho Yesu agiye kunyura agira ngo amubone. Yesu ageze aho ari, areba hejuru aramubwira ati, Zakayo, ururuka vuba kuko ngomba kurara iwawe. Yururuka vuba ajyana Yesu we, amwakirana ibyishimo. Abantu bose babibonye barijujuta, baravuga bati, dorere yagiye gucumbikira ku muntu w'umunyabyaha. Zakayo arahaguruka abwira Yesu ati, Nyagasani, igice cya 2 cy'ibyo ntunze ndagiha abakene. Niba kandi hari uwo nahuguje, namusubiza ibye mbikubye 4. Nuko Yesu aramubwira ati, uyu munsi agakiza kageze muri uru rugo. Abwira abari aho ati, erega uyu nawe akomoka kuri Aburahamu. Umwana w'umuntu yazanywe no gushaka abazimiye no kubakiza. Umunsi ndifuza ko tuganira amagambo magufiya cyane ajyanye no guca bugufi no kubabarira. Inshuro nyinshi hari igihe dufata abantu hamwe na hamwe muri sosiyete tukabashyira mu kabox cyangwa se mu gakarito, tukagira amazina tubita, tukavuga bariya ni baroharwa, aba ntabwo bashobora kumenya Kristo, aba ntabwo bakijwe, aba ntabwo bazajya mu ijuru, aba ntabwo, tukagira ukuntu tubaha ikirango runaka. Ariko ndifuza kubwira ngo Kristo we ntabwo ari uko ameze. Umugabo witwaga Zakayo yari umukoresha w'ikoro cyangwa se umusoresha nk'uko hano bitubwiye. Yarazwi mu mico ye, mu ngeso ze, ko adakiranuka, uko abantu niko bamubonaga. Nuko umunsi umwe umwuka w'Imana uramutaha, uramugenderera, igihe inama atereka njye kureba Yesu. Ariko kubera ko yari mugufi cyane, igihe inama yo kurira igiti cy'umuvumu. Hanyuma Kristo akigera kuri icyo giti cy'umuvumu, amenya ko mu giti cy'umuvumu harimo undi muntu kandi umutegereje, umushaka. Ararama, aramureba, amumenya izina, aramubwira ati, Zakayo, ururuka kuko uyu munsi ndarara iwawe. Ndifuza nawe kukubwira ngo utuze. Ibyari biguhangayikishije byose Kristo arakubona, kandi Kristo arifuza kugusanga, arifuza kugusanga aho uri, arifuza kugusanga mu bibazo urimo, arifuza yewe no kugusanga muri challenges z'ubuzima cyangwa se ibibazo bya hato na hato ndetse n'ibyaha bya hato na hato, kugira ngo agukize wongere ube umuntu muzima. Kristo arifuza gusabana nawe. Amanutse abandi barabireba, barabigaya ibyo ngibyo, bamwe baba bafite uko babitekereza, abandi bakagira uko bumva babikora ari bo, ariko abandi ni abandi ntabwo ari Yesu. Abandi ntabwo Yesu yitaye ku byo bakuvugaho, ahubwo Yesu yitaye ku mubano yifuza kurestoringa nawe, umubano yifuza kunoganya nawe. Icyo nifuza kukubwira muri iki gitondo,
Kristo arifuza kugenda nawe, Kristo arifuza kuba kumwe nawe, Kristo arifuza kugufata ukuboko kugira ngo akwarure, hanyuma yongere gusabana nawe. Hanyuma Zakayo ajyana Kristo mu rugo rwe, hanyuma akigerayo umunezero utaha mu rugo rwa Zakayo. Hanyuma aramubwira ati agakiza kari mu rugo, agakiza kari iwawe. Mbese ntibinejeje ko umunsi umwe Kristo yagukoraho, yamenya aho uri, akahagusanga, hanyuma akakugirira neza. Ndagusengera kugira ngo iki gitondo nawe Kristo akugirire neza. Zakayo amaze gukira, amaze kwakira ijambo ry'ubugingo rya Yesu, yahise yibuka ibyaha bye byose, hanyuma arihana, aca bugufi, aravuga ngo abantu bose nambuye, abantu bose nagiriye nabi, uyu munsi ndabariha nkubye inshuro 4. Icyo ni ikintu dukunda kwibagirwa twebwe abakristo. Iyo twishe abantu ijambo ryo kubabarira, tubabwira gusa kubabarira, ariko ntabwo tubabwira kwishyura ibyo bangije. Ni ijambo naryo ry'Imana. Niba hari icyo wakoze kitari cyiza ukagikorera umuntu, ni byiza ko umusanga ukamusaba imbabazi akakubabarira, ariko kandi nawe ukibuka ko ibyo wangije ugomba kubisubiza, cyangwa se kugerageza kongera kubigarura igihe bishoboka. Uvuga igihe bishoboka, ari igihe usanga wenda bishobora kuba bigoranye. Ndagusaba mu gitondo kugira ngo niba hari uwo wagiriye nabi, niba hari uwo wakoshereje, niba hari uwo mwavuganye nabi, niba hari uwo wakoreye icyaha runaka, ndagusaba kugira ngo umwegere uciye bugufi, umusabe imbabazi, kandi umara kumusaba imbabazi uteganya na gahunda yo kugira ngo unoze ibyo wangije. Kugira ngo nkubwire muri iki gitondo ngo hari umugisha uzanwa no guca bugufi, kandi hari umugisha uzanwa no gusaba imbabazi, ndetse hari n'umugisha uzanwa no kubabarira. Ndagira ngo dutangira uyu mwaka wa 2021 twige guca bugufi, twige kubabarira, kandi twige no gutanga imbabazi. Reka twe kubohwa n'ibyatambutse, ahubwo dusatire ubuzima bushya muri Kristo Yesu. Mugire ubuzima bwiza muri Kristo Yesu, mugire umunsi mwiza uyu munsi, kandi iryo jambo ryo kubabarira rikomeze kubatera akanyamuneza kose muri Kristo Yesu. Reka dusenge. Nawe mwiza, turagusabye kugira ngo kubw'ubuntu bwawe duhe imitima yo guca bugufi, ubugufi bwacu bwose bwibagirane, ahubwo hagaragare uburebure bwawe bw'igihagararo cyo mu buryo bwose. Ugaragare ko uri Imana mu mitima yacu, mu buzima bwacu bwa buri munsi, tugenda, tuvuga, dukora, ugaragare kuri Imana yacu. Utahe iwacu kugira ngo ubuzima bwacu buhinduke. Duhe imitima yo kubabarira no gusaba imbabazi cyane, kuko tumaze kubona ko hari imigisha bizana. Kandi duhe Mana nziza igihe bishoboka cyose, kugira ngo ibyo twakoze bikangiza umubano wacu n'abandi, dufate inshingano nyamukuru yo kugira ngo tunoze uwo mubano. Indubane natwe uyu munsi, tubereshe ubugwaneza bwawe, kimwe cy'imigisha yawe kitubeho, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ugire umunsi mwiza, ndabakunda.